turashize we umva papa we wacu irahiye byo gushya siripi kabisa so ntabana barimo we bifoma iyo turera niba n'abantu barimo yewe iragurumanye gusa twe ntibitugeraho hageneye mufashe dusohora ibintu shawe mama ndi birakugeraho gusa ikibazo cyo hasohotsemo umukobwa tumubwira ko inzu yabo iri gushya arasohoka arabibona ambwira ati sohoka tumushushubikanya cyane asohoka yiruka turamubwira ati bitewe ko sohoka wenyine ubu nta bandi bantu baba basize mu nzu tubwira ko harimo umwana twinjirana mu nzu twihuta tugira ngo tujye kuzana umwana nyine twinjiyemo n'ubundi inzu iri kugurumana ariko aho umwana yari ari ntago umuriro wari wakahagera ariko tukihamuvana uwo mwanya nta n'iminota ibiri yaciyeho reka nongere mfate uyu mwanya ngo suhuze nongere ngo ikaze wowe tubana umunsi ku munsi wowe kandi wakoze subscribe Imana igiguha umugisha kandi hire imirimo yawe ningiye basenga paterne kuri kamera ku mutumirwa mubona turi kumwe ahangaha ntago navuga ngo n'umutumirwa wabwo no twasanze kuri tele y'ahantu habaye inkuru y'incamugongo aho inzu yahiye igashya tutazi ukuntu byagenze twese ariko wari uhatubereye abasha kutubwira bike mu byo yabonye mbere y'uko iki gikorwa kiba cyangwa na nyuma y'uko iki gikorwa cyagenze. Murakoze cyane. Reka tugusabe kutubwira amazina yawe kugira ngo abakunzi bacu babashe kumenya umuntu turi kuganira nawe ni muntu ki. Amazina yanjye nitwa Claude ntuye Kanombe cyane ko ari naho habereye ikibazo cy'inkongi y'umuriro. Sasa ukuntu byagenze twari turi ari abagaseni turi gufata ibyo turi gushutinga nje n'abagenzi banjye tugiye tubona inkongi y'umuriro. Ntabwo twabonye inkongi, donc twabonye umwotsi uzamuka hejuru igisenge, tubanza kubifata ko tari inzu ihiye kuko umwotsi ntabwo ari mwinshi cyane. None duhita ariko bikomeza kutwanga mu mutima, nubwo twafashe ya mbere turirukanka turagenda dusanga iyo nzu ko kiri gushya ariko mwimbere harimo abantu batazi uko bimeze ko byagenze. Ntabwo urumva inzu yashyaga ariko ifite nk'icyumba hiragamo ariko ntabwo abari bari mu inkongi yari itarahagera. Turagenda dafungura umwana ku bisurugi usanga harimo turakomanga cyane kuko ntabwo yumvaga. Harimo umukobwa sinzi niba ari umukozi wo mu rugo basize mu rugo sinzi, gusa ikibazo cyo hasohotsemo umukobwa tumubwira ko inzu yabo iri gushya arasohoka arabibona ambwira ati sohoka tumushushubikanya cyane asohoka yiruka turamubwira ati bitewe ko sohoka wenyine ubu nta bandi bantu baba basize mu nzu. Tubwira ko harimo umwana twinjirana mu nzu twihuta tugira ngo tujye kuzana umwana anyereke n'ahari. Umwana turamufata ndamusohora ndamushyikiriza aramusohora hanze. Turi mu nzu aho ngaho nguma mubaza ati bite nta wundi muntu uri mu nzu mu byumba ubu ngubu. Ndamubwira ati shyira umutima hamwe umbwire niba nta wundi muntu uri mu nzu kuko yari afite ubwoba bwinshi kuko nabonaga ko harimo undi muntu ahubwo adashaka kuvuga ko kuko yatinyaga ko yenda ashobora kujya kureba aho umuriro uri, ariko tuguma tumuhatiriza ariko mu by'ukuri twasanze nta wundi muntu urimo. Winjiye mu nzu iri kwaka ko twabonye amashusho ameze nk'aho inzu yasigurumana ku kanya itigeze itangira gake gakeya.
nyine twinjiyemo n'ubundi inzira iri kugurumana ariko aho umwana yari ari ntago umuriro wari wakahagera ariko tukihamuvana uwo mwanya nta n'iminota 2 yaciyeho aho hantu hose umuriro wese uhataka ku buryo niyo twari gutindaho gatoya nta muntu wari kubasha kwinjira nta kintu umve ko nta n'ikintu na kimwe twigeze dukuramo cy'igikoresho runaka ko twari ubuzima bw'umuntu sibyo uwo mwana wavuyemo n'uwo mukobwa nabashije gukuramo nta wundi muntu nigeze mbona nta kindi kintu twarokoye sibyo akantu kamwe twacumoye nabwo twiruka nk'akadekoderi tugira ngo turebe niba twasohora ibintu biratunanira neza biranga gusa nyine twumva ko kuba ibintu bihiye yego ni igihombo ariko ubuzima nibwo buri imbere cyane azashaka ibindi ababyeyi befa kuba babona umwana n'uwo basize ari amahoro cyane kari nabo baje batubaza atabana banjye barimo hano ndagenda ndabashyikiriza ndabereka ati dore abana umwana wawe n'uyu n'umugore wawe n'umukozi wawe n'uyu nguyu hanyuma nkawe wari uhari unimba wenda wabashije kuba wakurikirana amakuru y'ibyabaye ako kanya wabashije kumenya ikintu cyaba cyateye inkongi y'umuriro sasa icyo kintu ndumva wenda abashinzwe iperereza ari cyo wenda aribo bazi kudufasha bakatubwira uko bimeze kuko ngiye byo ntago nirinze kubivugaho kuko ikintu cye kinkomereye nukureba uriya muntu nukureba umuntu warurimo ntago neniteye ku bintu sinenitaye kureba ngo iki kibiteye kubitewe n'ukuntu umuntu twabaye nk'abahungabanye ntago ibyo bintu twe twarebaga abantu gusa naje mubaza harimo umuntu ati umuntu arimo niwo twarokoye ibindi wenda inzego zishinzwe gukora iperereza ziraza kumenya situzi niba ari gaze situzi niba ari amashanyarazi ariko nkeka ko atari gaze simbizi kuko gaze yaba ari gaze iba yabastinze uko gaze iyo yatatswe n'umuriro ra basting igakubita bigasakuza cyane nta kintu kiza twumva giturika wenda ngenekereje bavuga ko ari amashanyarazi ariko nabwo simbizi icyo narengeraga n'ubuzima bw'umuntu nta kindi reka tugushimire ku mwanya uduhaye urakoze cyane Bigenze bite?
Oya, niyo kadasiteri nini cyane. impamvu byatinze kuzima kuko ngo harimo ibintu irihiye harimo ibintu byose byatangiye bitumva gake bahora mu ntacyo simbabwiye nziranzwe njye nabonaga ko
reba mu cyumba kuzana bibona iyo mu cyumba imbere niyo bareba igihe bahamagaye reba uramubajije icyo agusubije n'ubyumve ngo byahereye mu cyumba nawe ubwe ntabyo ngo byahereye mu cyumba ahubwo yagize n'ubwenge nabwo impamvu amukemo no kumvishe twaje cyagiye dusakuze na bakuru mbona ko yatangiye kare wasanga yibereye kuri telefone abakozi bakunda telefone iyo mujya mu murango nabonaga byose yabaye black mantuyo mu najya hesa reba ntari wamenya aho urugero mama yibike kwa cyamana arahiye umuntu si ni umwapu we abaye kogesha nacyo abaye kogesha yakomeje kwiyongera mu masaha moteri ubu kiracyari n'ubwo ubunyoni ariko mani burabera hejuru bikagera hasi iyo tudasakuza aba yibitse gukuramo kubera ko umwana asanga reba rino dirishya reba rino dirishya reba umuriro uri mo imbere reba umuriro uri mu nzu reba umuriro mo imbere biri gukora si ba Kristo se bari bagiye kwinjira Kristo sha ari kuziga gukora barasanga wakuramo n'agasoko karashya nabi gusa ni frigora frigo narakimiye barakuramo televiziyo nabo bari kugenda iyo mutagenda musafura ahubwo umwana rero reba baranga bagiye gukata insinga z'amashanyarazi ubu wabona nari ukabona nanjye nahamagaye mvaho bazanye umuntu wambaye telefone bw'ingara bahita bahita twambaye neza nabyo ni uguhoza inzira yabaje kuba Nisa wazimye ikibundi amabati ahubwo ni ugutunga ukomeza iyo amabati azamutse